Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu, uyu ni umunsi w'135 mu minsi 365 igize umwaka. Isezerano ry'umunsi: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwayo. Ijambo riratubwiye ngo ntitukihebe. Nawe ijambo rirakubwira ngo uyu munsi ntukihebe kuko Imana iri kumwe nawe kandi yiteguye kugikuramiza ukuboko kw'iburyo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ushimwa yuko waduhaye isezerano ry'umunsi, ukatwemerera ko uzajya uturinda kandi ukazajya udutabara, ukazajya mwami wanjye uturamiza ukuboko kw'iburyo. Ushimwe kuko ukomeje kuturamiza ukuboko kwawe kw'iburyo. Mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.